Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza aho muri hose hatandukanye. Mbashimiye ko mwakoze subscribe n'abatarabikora mukaba mushobora kubikora nonaha, dore ko ntarirarenga, hanyuma bikabahesha uburyo bwo kuba mbere ku biganiro n'amakuru atandukanye tubagezaho, amakuru yiganjemo ay'urugamba, amakuru ya gisirikare, amakuru meza, amakuru muba mukeneye kumenya muri rusange. Ni inkuru igiye kugaruka ku bijyanye n'amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, ariko ni inkuru ntaza kugaruka kuri byinshi musanzwe muzi, ahubwo ngenda ngaruka ku dushya twabaye haba mbere yo gutegura uru rugamba, mu gihe uru rugamba rwabaga ndetse na nyuma yarwo. Birazwi neza ko mu bihe by'intambara cyangwa se mu bihe bikomeye by'ubuzima bwa gisirikare hagomba kubamo udushya kugira ngo abasirikare bihe ka morale, babashe gusonga mbere cyangwa se babashe gukomeza urugamba ndetse bibahe uburyo bwo kurutsinda, nk'uko indirimbo zitandukanye zigaruka ku rugamba rwo kubohora igihugu zigenda zibivuga, cyangwa se imirongo imwe n'imwe igenda ibigarukaho. Abaririmbyi n'abahanzi batandukanye mwarabyumvise. Hanyuma muri utwo dushya rero, umugabo bita Sadate Munyakazi burya ni umwe uri buze gutungurwa nubona amafoto ye cyangwa se niwumva ibimuvugwaho muri iyi nkuru. Umugabo ukunze kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, ni umugabo wayoboye ekipe ya Rayon Sport, benshi badashidikanya ko yanagize ibihe byiza ku gihe cy'ubuyobozi bwe, nubwo burya ingoma yose igira iherezo. Ubutegetsi bwe cyangwa se ubuyobozi bwe muri Rayon Sport, muri Gikundiro, bukaba bwaraje kurangira mu buryo butari bwiza, ariko abamuzi bakaba bavuga ko ari umwe mu bagize ubuyobozi bwiza cyangwa se manda yo guteza imbere Rayon Sport. Hanyuma rero itariki ya mbere Ukwakira ni itariki Abanyarwanda ndetse n'abazi u Rwanda bose bazi. Imyaka igera kuri 34 ikaba ishize, aho tuvugira ubu muri 2024 ikaba ishize urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye, urugamba rwo kubohora u Rwanda. Kiriya gihe ku itariki ya mbere Ukwakira muri 90 mu masaha y'igitondo nibwo isasu rya mbere ryumvikanye ku mupaka wa Kagitumba mu yahoze ari prefectura y'Umutara, ubu ni mu karere ka Nyagatare. Abenshi baravuga bati ni mu Mutara. Ni isasu ryari rirashwe n'ingabo za RPA nk'ikimenyetso cyo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Urwo rugamba rwabaye impurirane y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, dore ko muri rusange hari hagamijwe gukuraho ihezwa ry'abantu mu gihugu cyabo, ariko by'umwihariko noneho intego ikaba rukaba rwari ruje no guhagarika jenoside yateguwe kandi igakorerwa abatutsi mu 1994. N'urugendo rurerure rwakozwe kugira ngo igihugu kibohorwe, aho FPR inkotanyi nk'umuryango ndetse na RPA inkotanyi nk'umutwe w'ingabo, izo nzego zombi zatangije urwo rugamba rwasojwe mu 1994. Bamwe mu barwanya urwo rugamba bagiye babigaragaza mu mbwirwaruhame zabo ko kugira intego, kwiyemeza no gushyira hamwe ari byo byafashije ingabo za RPA gutsinda urwo rugamba. Basobanura ko urugamba rwo kubohora u Rwanda rwabasabye byinshi birimo kwitanga, gukunda igihugu cyabo no kutikunda, aho basize ibyo bari bafite mu gihugu cya Uganda ndetse n'ahandi hatandukanye baza kubohora u Rwanda. Ku itariki ya mbere Ukwakira rero mu 1990 ku musozi wa Muvumba, aha niho bajugunye amapeti n'ibyangombwa byabarangaga bari barahawe bari mu buhungiro batangira urugamba. Icyo ni kimwe mu kintu mutari muzi, ariko no kuvuga ngo identite
cyangwa se akarango bari barahawe ko hanze bari bavuze bati bibe uko byakabaye, ibi turabiretse, tugiye guharanira iby'igihugu cyacu, twitwe abene gihugu b'urwatubyaye. Izo ngabo ntabwo zorohewe n'urugamba, kuko ku munsi wa kabiri w'urugamba wari umugaba w'ingabo za RPA Major General Fred Gisa Rwigema yahise araswa, nk'uko twabibagejeje mu nkuru zacu zitandukanye. Ingabo za RPA zakomeje gutakaza abasirikare bazo bakuru mu kwezi kwa mbere k'urugamba, barimo Major Chris Bunyenyezi na Major Peter Bayingana. Barashwe ku itariki 23 Ukwakira muri 1990 n'ubundi. Muri uko kuraswa kw'abayobozi bakuru b'igisirikare cya RPA byahaye imbaraga ingabo za FAR zitwaga inzirabwoba, ari nako bahimba indirimbo zo kwivuga ibigwi zishimira ko zikomeje kwica bamwe mu bayobozi b'ingabo za RPA bari bahanganye. Ibyo ariko ntibyaca intege izo ngabo z'inkotanyi. Major General Paul Kagame akigera ku rugamba yahinduye amayeri y'imirwanire. Icyo gihe nyakubahwa Perezida Paul Kagame yari Major General mu gisirikare cya RPA Inkotanyi. Nyuma rero y'uko ingabo za RPA zikomeje gukomwa mu nkokora n'ingabo za FAR, byabaye ngombwa ko Paul Kagame wari ufite ipeti rya majoro ava mu masomo aho yigaga ibya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aza ku rugamba ahita afata inshingano zo gukomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Akigera ku rugamba yahinduye politike y'imirwanire, nk'uko aya mateka yakunzwe kugarukwaho kenshi n'abarurwanye, barimo General James Kabarebe wigeze kugira ati nyakubahwa Perezida Paul Kagame akigera ku rugamba ntiyanyuzwe n'uburyo urugamba rukorwa, yaratubajije ati ni kuki mu Rwanda nabi aka kageni. Ngo nibwo yahise ahindura amayeri y'urugamba, ingabo za RPA zongera kwisuganya nyuma y'uko ategetse ko izo ngabo zisubira inyuma zikemera gutakaza ibice by'umutara zari zarigaruriye birimo n'ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Mu mpera za 90 no mu ntangiriro za 91 ingabo za RPA zaje mu bice by'amajyaruguru zirwana inkundura zifata umupaka wa Gatuna. Nyuma yo gufata umupaka byazorohereje urugamba, aho zarwanye ndetse zifata uduce tunyuranye turimo Rubaya, Byumba, umusozi wa Manyagiro, Rushaki, Mukarange, Murindi na Kaniga, bituma aho muri ako gace haba icyicaro gikuru. Gufata agace ka Gatuna rero byoroheje urugamba, ingabo za RPA aho byazihaye amahirwe yo kwerekeza mu birunga, bashinga ibirindira hitwa mu Rugano, aho batangije igice cya kabiri cy'urugamba, bagaba ibitero ku ngabo za FAR ndetse ibirindiro by'uwari uyoboye urugamba Major General Paul Kagame bishingwa aho mu Rugano. Mu Rugano ni naho havukiye Radio Muhabura mu mpera za 91 nk'imwe mu ntwaro zikomeye zifashishijwe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, aho iyo radio yajyaga yimukana n'umuyobozi w'urugamba ari we Paul Kagame, kugeza ubwo igize icyicaro ku murindi w'intwari aho yari yarubakiwe indaki. Mu bitera ingabo za RPA zagabaga mu gace k'amajyaruguru harimo itsinda ry'ingabo ryinjiye mu mujyi wa Ruhengeri ku itariki 23 Mutarama 1991 ribohora abanyapolitike bari bafungiye muri gereza ya Ruhengeri, aho izo ngabo zafashe n'ikigo cya gisirikare cya Kamuhoza n'umusozi wa Nyamagumba. Igitero kitazibagirana ni icyagabwe ku ngabo za RPA mu hahoze ari Umutara, habereye intambara ikomeye bise Rukokoma. Icyo gihe ingabo za RPA zarwanye inkundura zinesha iza FAR, ngo nubwo zabaga zidafite intwaro zihagije nk'uko byagiye bigarukwaho n'abasirikare barwanye urugamba barimo na General James Kabarebe. Umunsi umwe wigeze kugira ati
haje intambara ikomeye cyane yitwaga Rukokoma, atahitwa Gikoba mu Mutara hariya. Habyarimana azana ingabo zishoboka zose n'ibikoresho bikomeye, ahera muri Nzeri aho barasaga guhera mu gitondo, bagakubita mu rutoki rwose rurashira, turihisha tukabarasa. Iyo ntambara bari bazi ko ariyo iri buturangize. Ati twarwanaga uburyo bwitwaga mobile, twagendaga amanywa nijoro tukarasa, aha tukahava tukajya mu birunga tukarasa, tukahava tugaruka mu Mutara, ingabo zinyuranamo ntibamenye aho turi tukihisha. Nibyo twitaga mobile. Uyu mugabo ukomeye cyane ndetse ufite amateka mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko iyo ntambara yari ikomeye cyane, aho bahinduye barwana intambara yo mu myobo, aho bari batangiye kubaka ibirindiro. Ati twageze aho turahindura intambara ya mobile, turayireka ducukura imyobo, turavuga tuti ahaho ntituhava. Nabo bati noneho turababonye, bakaza bagatema intoki bakatugeraho mu myobo tukabarasa, turabananira. Hanyuma rero ku murindi w'intwari, igicumbi cy'ubukerarugendo bw'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Ku murindi w'intwari rero mu karere ka Gicumbi, nicyo gicumbi cy'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Akarere rero gafite umwihariko wo kugirwa icyicaro gikuru cya RPA mu gihe kirekire mbere yo kwimukira i Kigali. Akarere ka Gicumbi rero niko kagize uwo mwihariko wo kugirwa icyicaro gikuru cya RPA. Aha rero niko usanga inyubako z'uruganda rw'icyayi rwa Murindi zakoreshejwe nk'icyicaro gikuru guhera muri 1992 kugeza ku itariki ya 7 Mata 1994. Hari inzu yari ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Major General Paul Kagame ku murindi w'intwari. Aha akaba ari ibyumba. Iyo nzu y'ibyumba bitatu ikikijwe n'indake ebyiri z'umuyobozi w'urugamba. Ni ahantu hakomeje gusurwa n'abantu baturutse mu mpande zose z'igihugu ndetse n'abaturuka mu mahanga. Ingabo za RPA zamenye ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana ubwo zarimo zireba umupira. Uwitwa Mugabo Filemo akaba ari umuyobozi w'ingoro y'urugamba rwo kubohora igihugu ku murindi wa Byumba. Iyo avuga aya mateka avuga ko amakuru y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Major General Paul Kagame yamenye ubwo yari ku murindi w'intwari, aho yarebanaga umupira na bamwe mu ngabo ze. Ati aha niho nyakubahwa Paul Kagame yarari, bari kureba umukino wa nyuma finale w'amarushanwa ya CAN wahuzaga Nigeria na Zambia. Ati kuri uwo mugoroba nibwo bamenye amakuru ko indege Habyarimana yarashe. Arongera ati nyakubahwa Perezida akimara kumenya ayo makuru yakoze ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere kwari ukuvugana n'abasirikare ba RPA bari muri CND, kwitegura igihe icyo ari cyo cyose ko baba barashweho ko bakwirwanaho bakarinda n'abanyapolitike bari muri iyo nzu. Ngo ikindi yasabye abo basirikare harimo kwirinda kwivanga mu bwicanyi nyuma y'uko interahamwe zari zimaze kugaragaza ko zishaka kwica abaturage, no gusaba abasirikare bari ab'igihugu kwirinda kwivanga mu bwicanyi nubwo bitagenze uko yabyifuzaga. Mu kindi Perezida Kagame yakoze harimo gusaba Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo za ONU ko agomba kurinda abaturage. Yaba atabikoze RPA igafata intambwe yo kubarwanirira no kubarinda. Aho ku murindi w'intwari kandi hari inzu ndangamateka y'urugamba rwo kubohora igihugu yitwa Arusha, aho yitiriwe amasezerano ya Arusha, aho abanyapolitike ba RPF Inkotanyi bahuriraga bakungurana ibitekerezo nyuma yo kwerekeza mu masezerano abahuza n'abanyepolitike ba leta n'aba FPR Inkotanyi. Hari n'inzu yari igenewe abagore n'abakobwa bakoraga imirimo inyuranye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, yacumbikiraga abagore n'abakobwa b'abanyapolitike n'abasirikare. Ku murindi w'intwari hari n'ikibuga cy'umupira w'amaguru cyatangirijweho ikipe y'ingabo z'igihugu ya APRFC. Icyo kibuga kikaba cyaratangiweho n'amapeti y'abasirikare, aho umugaba mukuru w'ingabo za RPA yambikiwe ipeti rya
generali majoro avuye ku ipeti rya majoro. N'ahantu hubatswe ingoro ibumbatiye amateka yose y'urugamba rwo kubohora igihugu, hakaba hatangirwa inyigisho zinyuranye zijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Ku murindi w'intwari ku musozi wa Kaniga kandi hari indake igaragaza amateka ya radiyo Muhabura, dore ko igihugu cyabohowe iyo radiyo ikorera muri iyo ndake. Inzira y'ubukerarugendo bukubiyemo amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda ireshya na kilometero 120 uhereye ku mupaka wa Kagitumba, aho ikora ku turere dutatu: Nyagatare, Gicumbi, Gakenke, Musanze, Burera na Gasabo. Ngayo nguko. Ngarutse rero ku ifoto y'umugabo muzi cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko urubuga nkoranyambaga rwa Twitter utajya ripfana, ariwe Sadate Munyakazi. Mwabonye ifoto ye, yari umusore ukiri muto, nta mateka menshi amuvugwaho mu bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Ahari tuzamwegera dukorane ikiganiro kirambuye, ubwe atwibwirire amateka y'umwihariko we, imirimo yari afite mu rugamba rwo kubohora igihugu, cyangwa se inshingano yari afite. Ese yabayemo afite imyaka ingahe? Ese nyuma yaje kuva mu gisirikare ate? Aho ni naho tuzamenyera koko niba Sadate Munyakazi ari umusirikare cyangwa se ari ingabo yavuye ku rugerero. Ndabashimiye mwese. Wowe utarakanda subscribe bikore nonaha, hanyuma kandi ujye wibuka gusangiza abandi inkuru nk'izi kugira ngo amakuru meza nayo ajye amenyekana kurusha kuba amabi ariyo yihuta cyane. Ndabashimiye mwese. Ciao ciao.